Banyarwanda banyarwandakazi ni Christina Carmen ndaje kubaganiriza kubasuhuza mukomere cyane abanyarwanda hirya no hino turi mu bibazo bikomeye hari ibibazo byinshi ariko ntimugire ubwoba niyo mpamvu turiho kuko Imana izakoresha wowe uri kureba izakoresha nanjye kugira ngo tubikemure niyo mpamvu utapfuye muri iriya myaka myinshi bene so wanyu bakuru bawe basaza bawe bo baburiwe irengero bo bapfuye ariko wowe ukaba ukiriho reka twiragize Mana turagushimye ko wabishimye konza kuri uyu muyoboro noneho nkavugana n'ubwoko bwawe ndasabye ngo muri iki gihe cyo kuganira habeho kurokoka habe kugira ibyiringiro habe gukira indwara iz'umubiri za roho n'iz'umutima ndasabye Mana ngo abantu bawe banyotewe n'ukuri nihumure uyu munsi ubahaze kandi ntabwo uri Imana y'amagambo gusa ahubwo uri Imana y'ibikorwa ubwo rero nsabye ijuru ko rifunguka ibikorwa by'Imana bigakoreka bene data ni by'agaciro ko uyu mwanya wo kuza kubasuhuza ndabareba mwese uko muri aho Lando my friend aho ngaho uri rwose ndagusuhuje Imana ishimwe kandi mbona ko iri kugukoresha komereza aho ngaho kandi wibuke yuko izakwagurira ngo wabaye faithful mu tuntu dukeya Imana iramwongerera nawe izakongerera uyu munsi rero hari ibintu nshaka ko tuganiraho ni ukuri intambara irakomeje nanjye ngatera mu ry'abandi banditse kuri social media cyangwa babivuze kuri za YouTube zabo ni imirwano muri iki kinyejana turimo ntabwo ari imirwano gusa y'amasasu y'imbunda ufite amasasu n'imbunda gusa ntabwo azatsinda ubu ngubu izi mbuga za social media turiho izi mbuga nizo zohereza abasirikari nizo zohereza imbaraga ubu ngubu nuko bimeze banyarwanda rero banyarwandakazi b'impirimbanyi rwose mwihe felicitation kuko akazi muri kugakora neza mwagakoze neza navuga ngo nimwongezemo vitesi mukomereza aho ngaho mwebwe mwagowe mwebwe mufite abantu bicwa mwebwe mugirirwa nabi kuri social media ni mwebwe muzagira ijambo Imana izaha ijambo abantu bari kurenganywa ubu ngubu abandi bazajya baza nta kintu cyo kuvuga noneho babifabrike babigenda babidoda babishyira aho ngaho ariko ababireba bose bazabona ko ari ibintu by'ibihimbano ibintu by'ibihimbano nta muntu binyotewe muri iki gihe abantu bagiye kunyoterwa n'ukuri nubwo ukuvuga kukababaza abantu benshi ariko abantu bagiye kunyoterwa n'ukuri n'ukuri ndashimira Imana kuko ndi ku ruhande rw'ukuri kuko nzi ko ndarwanirira ukuri byaba ari ibintu bigoye kandi bibi kuba uri uravugira abicanyi kuba uri kuvugira abantu baza bagakubita abasaza n'abakecuru byaba ari igisebo kuba uri mu bantu badefendinga ikinyoma ndashimira Imana rero ihabwe icyubahiro hari igihe mu minsi yashize abantu badusetse bakavuga batari ko izo social media muri kujyaho muri guta umwanya mugomba kugenda mukaba nk'abasankara mugomba kugenda mukajya mu mashyamba ibyo ngibyo nabyo bizaba kuko ari w'Imana yatoye gukora ibyo ngibyo ariko uri mu ishyamba
ntiwibwire yuko abari kuri social media batari gukora. nawe uri kuri social media ntusuzugura abari mu ishyamba. buri muntu wese nakora umurimo Imana yamuhamagariye gukora. urutoki ntabwo umubiri w'umuntu rwaba ari umubiri w'umuntu ugizwe n'urutoki gusa. amaso ni meza, ariko amaso ntabwo ari yagira umubiri gusa. umubiri ugirwa n'ingingo zitandukanye, zose rero zikaza zikuzuzanya. ikintu Imana ishaka ubu ngubu ni ubumwe. mu kanya nabwo turaza kubuvugaho, ariko mbere y'uko mvuga kuri ubwo bumwe n'ibindi ngiye kuganira namwe, nagira ngo mbibutse yuko Paul Rusesabagina ntabwo urubanza rwe ruba rugeze ahangaha kure, aho yazungereje guverinoma y'i Kigali, aho yabatesheje umutwe, aho yatigishije amahanga yose. ntabwo byari kuba iyo mudahaguruka ngo mugende mujye kuri social media, mugende mujye mu binyamakuru. ntabwo byari gukunda n'ukuri. ubwo rero mukomereza aho ngaho. kandi muri iki cyumweru, muri iyi minsi, mwibuka ko mu Bwongereza bagiye biri mu nkiko, aho bazafata icyemezo, ese turajyana impunzi mu Rwanda, ese ntabwo tuzijyana. mwibuke kugenda mushyira kuri za social media hose aho muri, mushyireho udufoto twerekana bariya basirikare bo mu Rwanda, igipolisi cyo mu Rwanda, babandi bambara icyatsi, harya ni bandi badaso, hariho nabo nabonye bambara ubururu. ziriya nzego zose mugende mushyiraho turiya dufoto twerekana bari gukubita abantu, kuko numvise ko mu Bwongereza tuzakora ibintu bikomeye. abanyamakuru bari kudushakisha, wowe ugenda udushyireho, nitutubona natwe tuzatugurabinga, none tugenda tuziha abanyamakuru batandukanye. ntiwibagirwe no kuba wajya mu gikari, wowe uri mu Rwanda, wenda ufite iyo video, ufite ifoto yerekana ziriya ngo mbera kuri, ziriya nkeragutabara, sinzi amazina banza ndi kuyitiranya, mu mbabare cyane. ariko kugira ngo koko igihugu kigire abantu bashinzwe umutekano, abo ngabo baribu bahindutse za organization z'iterabwoba. ubuze koko nabambeshye? ninde muntu ubona ibaruwa yaturutse muri ribu agasinzira? ninde uyibona yaturutse muri ribu agasinzira? no, iyo wabonye convocation muri ribu uba uguye mu kanga, uterwa n'umudayimoni witwa ubwoba. ubwo rero twavuga yuko iyo ribu ari iterabwoba. niba ufite ifoto y'aho bari kugirira nabi abantu, muri iki cyumweru ndabasabye, hari umuzungu wari uri kudushakisha hirya no hino, kubera yuko Ubwongereza bwamwatse, bwamutumiye azaba ari mu bantu batanga ubuhamya. abantu batanga ubuhamya. ubwo rero mubishyize hariya kuri social media, turagenda tukatubona, tukadukata, tukadukwiza hose. abanyarwanda bakomeje guca mu kaga, bakomejwe kugirirwa nabi. banyamasengesho ba Kristo, bana b'Imana, mumenye ko mu gihugu cyo mu Rwanda urusengero rwa Kristo ubu ngubu ntabwo rufunguye. hari inyigisho Imana yampaye, ariko sinari nayisohora kuko ntegereje uruhushya ruturutse mu ijuru. nindubona nzayisohora, nereka abapasiteri ahantu bahagaze ko ni ukuri baratandukiriye, n'agakiza ntabwo bakigahagazemo. ubwo rero wowe wibwira ko ugiye mu misa, ugiye mu rusengero rwa rundi rwemewe n'i Kigali, rwemewe n'u Rwanda, were kunsetsa, were kwigira aho ujya. umwuka wera ntabwo agihari, ntabwo agikorera muri izo egirize. ubu ngubu Imana yakwemera mu Rwanda
ni ya yindi haguruka ikavugira abantu bari kwicwa, ikavugira abantu bari gushimutwa, ikavugira imfungwa ziri gufungwa zizira ubusa nk'abariya ba Rashidi, ba Cyuma, ba Rusesabagina n'abandi. Ubwo rero mwebwe barokore mugahaguruka muti tugiye mu giterane hariya, mwagera imbere bisi yose harimo abantu 60 bakaba barayishe. Ubu se koko uzavuga ko Imana yabarenganije? Mu gihe cy'itotezwa Imana irababwira ngo muhunge, ariko ngo niba mudahunze mugomba kugenda mukajya mu bwihisho, mukabura, mukazimira. Kubera ko mu bwihisho Imana izabohereza imikati, Imana izabohereza ibyo kurya, izabatunga. Ariko nimugenda mukigaragaza bazabatemagura. Ubwo rero hari abanyarwanda benshi bakomeje kwica muri iriya misozi yo gusengeraho, bakomeje kwicirwa mu buvumo, bakomeje kwicirwa ahantu bagiye mu maparike ku mazi ngo bagiye gusenga. Hari ahantu baherutse kwica abantu bagera kuri 20 ngo basaga, kandi ubwo baba babikoze hirya no hino. Nuko rero basenzi nimwumvira Imana. Ubu ngubu kwemera kwawe ni hagati yawe n'Imana, mwere no kubivuga cyane, ariko muzamenyana mwebwe hagati yanyu, mujye musengana, mujye muvugana, ariko mwere kwizera yuko hari abapasiteri bagiye kubarengera, kuko bamwe muri abo bapasiteri bari gukorera Sekibi. Ntabwo wabonye ilisite yaturutse i Bugande yerekana abapasiteri 14 bose bakoreshwa mu gushimuta abanyarwanda? Nukuri sinarinzi ko amazina y'abapasiteri, ariko ndahamya nabonye ingero nyinshi z'abanyarwanda bagiye bagahunga, reka tuvuge wenda baciye Burundi, bagera i Burundi ariko bakaba bari baciye nyine bagiye gukomeza bakazunguruka bakagera hari aho ngaho za Tanzania, nyine bagenda baceremba bashaka inzira, bagera no muri Kenya ngo bagiye kwakirwa na bene wabo bapasiteri, bomo bakaza bakabagurutsa bakabasubiza mu Rwanda. Bagera muri Tanzania mwarangije no kubaha amafaranga, mwabahaye byose, mu gitondo ukabyuka baguteye agashinge wageze i Kigali. Ubu ngubu itorero nyaryo ry'Imana riri hehe? Riri ahantu bita underground. Abakozi b'Imana, abahanuzi mubona bari kugenda bakajya kuri iriya misozi bagatera icyapa, bakagenda bakikijwe na polisi, bakagenda bakikijwe n'abasirikare aho muri icyo gihugu cy'u Rwanda. Abo ngabo muri kubona ni abahanuzi b'ibinyoma. Nubwo kera bari bemewe baratandukiriye, Yesu yarambwiye ngo baraterutse ngo bava mu kaboko ke, ariko uyu munsi kuri isa muracyabakurikiye. Mwere kubakurikira. Umuhanuzi nyawungubu ari gutotezwa mu gihugu cy'u Rwanda. Hari ahandi ku isi bitari byagera, ariko itotezwa rigiye kuza kuri twese rizatugeraho, ariko ahantu hamwe ku buryo butandukanye. Abari mu Rwanda rero niho ryabanjirije, abari muri za Nigeria niho byabanjirije. Ubwo rero mu gihe nk'icyo cyitotezwa ntabwo ugenda widegembya ngo ngiye gusenga. Jya muri cya cyumba cy'amasengesho kimwe bahura mu ibanga. Aho ngaho hari imbaraga. Umuntu uzaza ngo aje kubarandura, ngo aje kubarasa, ayo masasu niwe azahitana. Bivuge bihamanye nanjye. Haleluya, haleluya, Imana ishimwe cyane. Ariko se abantu barica, kandi n'ababanga bari kwica mu mezi 6 bazaba bishwe. Ubwo bafite hehe heza hazaza hejo. Abantu mukomeje gufata inkota ngo mugiye kwica, abantu muzano kuri programu ngo muje gutata. Imana yarambwiye ngo mwese izajya bavuma, ku buryo umuntu uzajuza hano aje mu migambi yo gutata no kugira nabi, ndagira ngo mubwire azajye kugura isanduku yo kwihambamo, kuko ntabwo azajya hashira amezi 3 adahambwe. Ariko umuntu uzaza kugira ngo yumve ijambo ry'Imana, kugira ngo ahumurizwe, kugira ngo tuganire, kuko ndi umukozi w'Imana noherejwe n'Imana, uwo ngo azabaho kandi azagira ubugingo, azagira imbaraga. Ubwo rero
bene data nababuriye izo eglise abo bahanuzi b'ibinyoma mwere kubakurikira. Iyo liste y'abapasiteri bagambanira abandi bashimutisha abantu ndaza kuyishyiraho uze kureba kuri YouTube under community. Muri community niho iraba iri ku buryo wibonera abapasiteri ukamenya n'amazina yabo ukamenya n'ahantu batuye. Benshi muri Uganda batwandikiye bati mwakoze, benshi twari tubaza ariko ubu ngubu tugiye kubirinda kurushaho. Ikindi nashakaga kuvuga ni imibanirane yazukijwe rwose hagati ya Kongo n'Uburusiya. Muri iki cyumweru umugaba mukuru w'ingabo za Kongo yarari mu Burusiya, aho Uburusiya bwamubwiye buti murashaka iki? Murashaka iki? Niba mukeneye ibikoresho by'intambara tuzabibaha, niba mushaka ko tubaha abantu bacu baza kubatraninga tuzababaha. Ndagira ngo nkwibutse urebe ibyo Uburusiya bwakoreye Ukraine. Baragiye bafata za nyubako zabo, zimwe ariko zimeze nk'izo muri Amerika, zimwe zimeze nk'izo mu Bushinwa, zimwe zimeze nk'izi Burayi, baragenda barazubika. Hayayayaya, none rero u Rwanda ruti M23 yagiye, si twebwe ariko turabashyigikiye, ibi nibi. Uko Uburusiya bwagize Ukraine niko na M23 izasekurwa ikabifu ntiyongere kubaho. Narindi kwibaza ntariko iyo M23 ntishobora kurangirana wenda n'umwaka w'ibihumbi 2023 byaba ari injyana. Umuntu umwe aranyibutsa ati pasiteri wibuke yuko no mu myaka no mu bihe byashize M23 yavuyeho mu mwaka w'ibihumbi 2013. Mbega injyana, mbega rhythm, byaba ari ibintu byiza cyane. Ariko se seriously niki abo ba M23 bari babuze mu Rwanda ngo bajye kurwana? Turabizi ubakoresha, bari gukoreshwa. Iriya mitwe ifite ingabo hariya muri turiya duce ifite bosi wayo, ariko Imana izi ibikorwa, ariko Imana izi ibyo bakoze izaza ibirangize. Bene data mwere gutinya, Imana izaza ibikureho byose. Amaraso ari muri kiriya gihugu cy'u Rwanda, amaraso yamenwemo, amaraso n'ubu ngubu akimenwa. Ariko tekereza abantu biyemeza gukorana amasezerano n'ikuzimu. Ndabivuze bafite amasezerano n'ikuzimu, ahubwo we munyarwandakazi bitaze. Niba utemeye ibyo nkubwira, ugende wumve ubutumwa bwatanzwe n'umudamu witwa Mama Diyeme, umwe bita Furaha Marie Chantal, akaba ubu yaranigendeye kwibana n'Imana, ariko yavuze urugendo yagize ikuzimu, avuga urugendo yagize no mu ijuru. Ikuzimu akubwira ibyo bagutegeka kugira ngo baguhe igikundiro ku isi, kugira ngo baguhe amafaranga. Ibyo ngibyo rero ubona ko Kagame rwose barabimuhaye, ariko ikintu cyose Satani aguhaye ni kimwe nuko umuntu yaguhereza inzoka, ni kimwe nuko umuntu yaguhereza side wayikoraho umubiri wawe wose ugatangira gushya ukaba ubuyonga. Ibyo Satani aguhaye ni ukuri bizaguha igikundiro ku isi, bizakuzanira amafaranga, ariko bizaba ari iby'agahe gatoya. Hanyuma rero byose biba umuyonga, bigasubira ikuzimu, ntabwo byaguma ku isi kuko biba byarahumanye. Ubwo rero iyo M23 rwose nayo ibyayo bizarangira vuba, Imana izabirangiza. Ariko banyarwandakazi mwibuke ko harimo abarimo hariya ariko barabaforoshije, barabashyizeho mu gahato. Abo ngabo bashyizemo mu gahato bakabigisha gukoresha imbunda
nimubyige nimubimenye nimumara kubimenya ariko aho kugira ngo mugende mukora ngo soge ya mbere wowe uzayifata uyisubize wa wundi wayikwigishije ari y'umutunga nuko bimeze. Ntabwo abanyarwanda bazakomeza kwica muri Kongo, ntabwo bazakomeza kwica mu gihugu cyo mu Rwanda. Banyarwandakazi aho muri mu ngo zanyu mu byumba byanyu mumenye ababayoboye abaribo nabicanyi baba ariko bakabihisha. Ubu ngubu buri munyarwanda wese yagombye gukanguka akabimenya. Utabimenye ntazavuge ngo ntitwamubwiye, kuko tuza tugakora ibi biganiro tukabahugura benshi kandi mukanamenya. Hari ijambo ry'Imana nashakaga gusoma muri Yesaya 49 ari naho dusozereza. Yesaya 49. Mbese abakomeye banyagwa iminyago cyangwa abajyanwa ari imbohe? Mbese bazira ukuri bararekurwa? Ngo ariko Uwiteka aravuga ati abajyanwa ari imbohe n'abakomeye nabo bazakurwayo. Imana iduhaye isezerano ko izaza igafungura iriya minyururu iboshye abanyarwanda. Uwiteka azaza, bene data mugire ibyiringiro, mugire kwizera. Uwiteka azaza akureho ibyo byose bibaboshye, ngo kuko ari njyewe uzakurwanirira n'ukurwanya kandi nzakiza abana bawe. Imana ikubwiye ko izagukiza. musenzi kazahuri, muhanuzi nyakuri w'Imana, aho uri hose uzaramba. Wowe irinde kujya guhurira muri za sinagoge za Satani. Wowe ubu ngubu umenye ko ari igihe cyo kuguma mu rugo. Babandi bagenda bakajya mu misozi b'abahanuzi bakagaruka, bakava muri icyo gihugu bakaza Canada, bakava Canada bagasura mu Rwanda ngo bari kuvuga ubutumwa. Abo ngabo ni fake pastors. Fake. Pastor Nyawungubu ari mu bwihisho. Ngo abaguhata nzabagaburira inyama yo kuri bo, bazasinda yabo maraso nk'usinda vino iryohereye. Kandi abantu bose bazamenya ko jyewe Uwiteka ndi umukiza wawe n'umucunguzi wawe, intwari ya Yakobo. Imana ishimwe cyane kubera yuko ije kutwereka yuko abatugirira nabi, abagome, ngo izabagaburira inyama zabo kandi bazasinda ayabo maraso nk'usinda vino iryohereye. Muri makeya ibihe bigiye guha ibindi. Mwene data guma ku ruhande rw'Imana ariyo yonyine ukorera. Haleluya. Imana irangiza ivuga iti ni njyewe umukiza wawe n'umucunguzi wawe, intwari ya Yakobo. Imana ni intwari itajya itsinda. Mana, reka twongere dufate umunota mbere yuko dusoza, twibutse abanyarwanda ko mbere y'aya mahano yazanywe na FPR mu Rwanda nta ribu yabagaho. Ribu bakohereza ibaruwa yo kuguhamagara, abantu bagatitira, abantu bakanyara mu mapantaro, abantu bakarara badasinziye, kuko benshi iyo bagiyeyo barakubitwa, na benshi bagiyeyo hariho abatagaruka, hari n'abo tutongera kubona.
ubwo rero ni ukwiga strategy bajya baha ibyo bikomvokasiyo bya ribu mukareba namwe icyo mwakora mwige ubwenge mana we ubwenge abana bawe ubwenge bumwe abanzi babo badashobora kugira. Haleluya haleluya. Yesu ari kunyibutsa ngo mwibukaraga nanjye ko narwanije. Hari igihe baje bazenguruka Yesu bavuga bati turagufata uratubera umwami, ariko Bibiliya tubwira ngo nuko aranyororomba aca muri bo. Imana ibakubita ubuhumyi ntibamenya aho aciye. Iyo Mana we, Imana y'Isiraheli ntabwo igisinzira, ntabwo igihumbya, iba iri kukureba buri munota buri segonda. Uyizere uyizere, wambara imbaraga kandi usenge usaba Imana kugira ngo igucire inzira umenye ikigomba gukorwa ubu ngubu, kuko 23 iraje. Ariko nta nubwo mpamya ko 23 gusa, ibintu ubu ngubu bigiye gukomera uhereye muri uku kwezi kwa 9. Mu Rwanda byanze bikunze Imana yatanze itegeko ko hazaba impindura. Revolution iraje yari imaze igihe kirekire inuka, ariko ubu ngubu tugiye kwikozaho imitwe y'intoki. Iyo revolution rero niza, ninde uzajyamo, ninde uzinjiramo? Oh bene data, ndababwiye ngo babandi bamwe bahitamo kwicisha bugufi, bahitamo Imana, bahitamo ukuri, kumvikana n'abandi ni ngombwa. Abo ngabo nibo bazinjira mu gihugu gishyashya. Imana yarambwiye ngo mbabwire ngo ubutegetsi buzaza bukurikiyeho ubu ngubu ni ubutegetsi bw'Imana, ni ubwami bw'Imana bugiye kuza. Apana abahagaze mu moko, apana bica, apana abayogoza, apana abagira nabi. Icyo gihe cyarangiye. Ubu ngubu ni ugutangira ukagisezeraho, ukitegura kwinjira mu gihugu gishyashya kuko kiraje. Igihugu gishyashya kiraje. Nagira ngo nsoze mvuga ku bumwe. Ubumwe ni ngombwa. Ubumwe ni bw'Imana ishaka. Niba uri umuntu w'Imana, ubu ngubu Imana yavuze ngo hagarara mu bumwe. Mu yandi magambo, niba turi kurwanya Satani, wowe ukaba uri kurwanya na Satani, nanjye nkaba ndi kurwanya Satani, uburyo ubwo bwari bwo bwose tubikoramo twese turi umwe. Wabikora uturutse ahangaha, cyangwa ukabikora uturutse kuri social media, ukabikora uturutse kuri Zoom, Imana iguha umugisha. Ariko wowe niwibwira nguriya ari kurwanya Satani, uko ngewe abikora bitandukanye n'ibyo nkora, ubwo rongeye kumurwanya. Imana yambwiye ngo nkubwire ngo wowe uzaba ubaye wa Satani. Ntabwo wumvise iyerekwa umugabo w'Imana yagize. Yesu Kristo yaragarutse ngo afata ingabo ze, arazibwira ati ngabo zanjye ndaje, buri muntu wese ngiye kumuhemba hakurikijwe ibyo yakoze. Nuko muri izo ngabo zimwe zari zambaye imyenda ya kaki, arazibwira ati mwebwe nimujye iburyo. Zari ingabo zifite muscles, zifite imitsi, zaraworking out, zaragendeye mu kuri, zaragendeye mu bumwe, zaragendeye mu rukundo, zaragendeye mu kwicisha bugufi. Yesu arazibwira ati nimujye iburyo, hari ubusitani, ndaje tugiye kwinjira ahantu heza cyane. Noneho ariko muri izo ngabo zari zivanze n'izindi nazo zarwanyaga umwanzi, ariko ngo arebye ku nkota zazo asanga hariho amaraso. Ayo maraso yari amaraso ya bene wabo. Muri yandi magambo, bari bafite inkota bakarwanya umwanzi, ariko bagacishamo bakaza bakarwanya na wundi uri kurwanya umwanzi, wa wundi wagombye kuba mugenzi wabo mu rugamba. Nuko rero Imana yarababwira iti mwebwe mwabivumwe mwe, mugende ntabwo mbazi. Ndababwiza ukuri, nimwige gushyira hamwe. Nimutiga gushyira hamwe, kira gihugu ntabwo muzakinjiramo, kuko ni igihugu kizaba kirimo ubumwe. Ubumwe ntabwo bivuze ko twese turasuka inweri, ntabwo bivuze ko twese turakata imisatsi, ntabwo bivuze ko turashyiraho pink niba ariko twayitaga. Ubumwe biravuze ngo tugiye kureba
ku muntu uri kwica abanyarwanda, uri kubambura, uri kubagirira nabi, uwo ngo niwe turwanya, nta wundi turwanya. Ubwo rero nababwira ngo niba mushaka kumenya uko inkotanyi zikora, Imana izibarinde kandi izazibarinda. Uko inkotanyi zikora, zohereza abantu muri twebwe. Hari benshi bankurikiye kuri Facebook. Nabasaba ngo niba rwose uri inkotanyi kandi udashaka guhinduka, uhitamo kuza kunekerera guverinoma, nagusaba ngo wajye ukandeka, kuko mfite abantu benshi bategereje ko nkora confirmation, wowe ukavamo ukagenda. Ubwo rero abo ngabo baza bakatwihishamo, abo ba Patrick Kibirira, bariya bose ni inkotanyi. Wabonye yuko uya Patrick Kibirira niba umuzi, ndababwira mu gihe gito, kuko simbona umwanya wo kujya kuri internet ngo nsome byose, ariko mu gihe gito namubonye aba ari kwataka abantu. We ntajya arema ibye, he's not creative. Ntabwo ajya yandika article ngo avuge ngo mpere hanga ndi kurwanya inkotanyi, ahubwo we araza akataka Nahimana, akataka Christina, akaza akataka uyu n'uyu, akataka hangaha, yarangiza akavuga ati banyarwanda, bahutu, batutsi mwese batwa, turi hamwe, reka turwanye FPR. Byahe no, abantu baza bari kwataka abandi. Ubu ngo ndakubwiye ngo bitwaze nizo channel zabo ntukazikurikiye, kuko iyo ugenda uzikurikira amadaimon agenda kwinjira, before you know it uzaba uri gutekereza nkabo, uzaba uri messed up. Igihugu cy'amata n'ubuki ntabwo uzakinjiramo. Nababuri rero nababwiye, nimwitonde cyane, nimugendere mu bumwe. Kandi ikintu kizakubwira umuntu uri gukorera iki gihugu agishakira ibyiza, uwo muntu uzamubonera ku mbuto. Imbuto nizo zizakubwira umuntu. Kandi si ngombwa kuza ngo unyigishe imbuto za Nahimana Tomasi, imbuto za Murinda Habi, imbuto za Radio Ubumwe. Ntabwo ari ngombwa kuza kunyigisha imbuto z'inkotanyi, kuko inkotanyi imbuto zazo mbona ni urupfu, iterabwoba, kwirwa bari kudurumbanya abantu, kwirwa bari gusahura. Ibyo ngibyo nibyo tubona. Ubwo rero iyo ubonye ipera, si ngombwa gufata umwanya uri kuzubwira umuntu ukuze ngo reba ngo iriba ryita ipera, riba rimeze gutya, ngo iri ngiri baryita ngo orange, icunga ngo riba rimeze gutya. Umuntu ukuze amenya imbuto, arazibona akamenya ati iyi ni iriya. Ubwo rero banyarwanda, muzababonera ku mbuto. Umuntu ubonye afite imbuto z'urukundo, imbuto zo gushaka gufasha abanyarwanda, uwo muntu ntukamukoreho, kuko numukoraho uzaba ukoze mu ijisho ry'Imana. Ubu ngubu rero mwitonde cyane, kuko turi mu gihe Imana iri kwegispoza, na za nkotanyi zaza zikabihishamo, zije kurimbura. Ubu Imana igiye kujya izegispoza mbere yuko zibageraho. Angela umujyi ndagusuhuje, kandi umenye yuko turi kumwe mu masengesho. Nturi wenyine, uri umukobwa wa Yesu Kristo, uri umukobwa ukunda Imana, kandi Imana izakwitaho muri byose, kuko Imana yiyemeje kukubera byose, kuko nawe wayeguriye ibyawe byose. Ugira imbaraga cyane, ugira imbaraga. Yesu aragupfumbase cyane, ntabwo azakurekura, ari kumwe nawe kugeza ku ndunduro. Ubwo rero turangije dusenga, turasengera abanyarwanda bakomejwe kugirirwa nabi, abanyarwanda bakomejwe kwicirwa, guhohoterwa. Mana, ndagusabye ngo abanyarwanda muri aka kanya ubahe intwaro z'umuriro, ubahe intwaro z'ukuri, ubahe intwaro zo gushira ubwoba. Haleluya. Udafite ubwoba nta wamukoraho, udafite ubwoba azanesha. Bambike imbaraga, kandi ubahe urumuri rumurika ku buryo aho bazajya bagera hose ari abawe. Umwijima uzajya wiruka, ukiruka ugahunga, nta n'umuntu n'umwe uwirukanye.
dusabiye abari mu bitaro batewe ibikomere no gukubitwa, batewe ibikomere n'ihohoterwa. Mana turabasabiye ngo mu buryo bw'ibitangaza n'ibimenyetso aho mu bihugu byose, mu gihugu hose ubakize. Kandi dusabiye babandi batagira mitiwere, barwara babura yo kwishyura, bakabajyana mu budehe, bakabajyana mu bintu bibi cyane wanga. Mana tubasabiye kugira nabo umudendezo, kwigenga no kuba abo umudendezo. Mana we gendera abanyarwanda bose bari mu kaga, cyane cyane abafunzwe. Oh Mana, rekura umuriro wawe, rekura imbaraga zawe zigende zitwike abanzi babo, ababarenganya n'ababaziritse. Ariko abana bawe ukunda cyane mu myaka myinshi baboreye muri ziriya prison, ndagusabye Mana ngo ubakize, ngo ubabohore, kandi amasezerano wabahaye uyasoze, ko ngo igihe kije aho imbohe igiye kuba iy'umudendezo, na babandi babashyize mu nzu z'imbohe ahubwo akaba ari bwo ibintu bihinduka, nabo bakajyanwa mu nzu z'imbohe. Ngo kandi nujya kubahana ngo uzabahana wihanukiriye ngo inshuro 10. Bene data, birakomeye, birakaze cyane. Nimwitegure igihugu gishya kiraje, nimwitegure Imana ije kubakiza abicana. Nababwira ngo nimujye ku mavi mwihane, kuko musigaje igihe gitoya cyane, bamwe n'amezi, abafite imyaka n'imbarwa. Ariko ndababwiye ngo Imana yahagurutse. Nuko rero reka dukomeze kubana hamwe, dushime Imana ije gukuraho M23. Imana ije gukuraho abarenganya abandi, irabazi, sina ngombwa ko uvuga amazina. Imana yo yonyine izi buri mutima, buri kintu cyose batekereza, izabagiranye amasezerano n'ikuzimu, iraje igiye kubirangiza, byose biraba ibintu bishya. Imana ibiteho kandi ibagirira ubuntu. Bene data, tuzasubira.